Ndabashuhuje inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Dawidi. Mbahaye ikaze kuri channel YouTube yitwa Dawidi TV. Imana rero ibahe umugisha ko mwemeye gufatanya nanjye muri uyu mwanya. Hari abantu benshi tugenda tuvugana, bagiye banyumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, barangiza bakansaba ko najya mbarangiraho ubuhamya bwanjye bugiye buri, ariko naje kubyigaho ndangije biba ngombwa ko nshaka YouTube kugira ngo abazajya bakenera ibyigisho byanjye bajye bankurikirana kuri YouTube yitwa Dawidi TV. Rero tugiye gutangirira muri gahunda y'ubuhamya kugira ngo abantu benshi bagenda bambaza aho bagenda bakura ibiganiro byanjye bajye bagenda bahembuka mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana. Imana ishimwe. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Ndagushimiye ko uri umwami. Ni njyewe Dawidi, ni njye wa musore. Nyemerera aya masaha ubane nanjye muri ibi biganiro, unshyigikire Kristo mwiza. Uri Imana ihembura imitima y'abantu maze igahembuka. Mu izina rya Yesu, muri iki kiganiro mpamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ngaho ururukira kubana nanjye, imbaraga zawe zururukire gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Umugisha buri muntu wese unkurikiranye, kandi Mwami Imana, hagira abantu benshi bahembuka, gira abantu usubizamo imbaraga, ugira abantu usubizamo ibyiringiro ku bwanjye. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ibahe umugisha nshuti bavandimwe. Nifuje ko twaganira kuri gahunda y'ubuhamya bwanjye. Imana ishimwe, mvuka mu muryango w'abana 5, ni njyewe muhungu njyenyine uri muri abo bana. Nagiriwe amahirwe yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Muri uwo muryango wose mvukamo, ni njye njyenyine ukijijwe urimo, abandi bose ni abakatoliki. Ariko Imana ishimwe, Imana igirinda ijambo ryayo yavuze yarangiza ikarikurikirana ndetse ikanarisohoza. Yigeze ibwira Yeremiya, iramubwira ngo ninjye ugira icyo ndema, kandi iyo maze kukirema ndagikomeza. Ubuzima wavutsemo ntabwo bwabaye impanuka ku Mana, imibereho yawe ntabwo ari impanuka ku Mana. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo wirengagize ibyo abantu bakuvugaho n'ibyo bakugambiriyeho, ahubwo uha agaciro icyo Imana ivuga kuri wowe n'ikigambiriye kuri wowe, kubera ko ikintu Imana yavuze gikomeye kurusha ibyo abantu bavuga. Ikintu Imana itekereza ku buzima bwawe gikomeye kurusha ibyo abantu bagutekerezaho. Umuntu ashobora kugambirira ko azakugirira neza, nyuma yaho ibituma kugirira neza bikabura, byamara kubura bikaba ngombwa ko gahunda yari afite kuri wowe ihinduka. Ariko Imana igirinda ijambo ryayo kugeza igihe isohoreje icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Muri uwo muryango w'abana 5 mvukamo, ndi umwana mutoya, mama wanjye ampetse. Mama wanjye yahuye n'umuntu w'Imana, maze uwo muhanuzi abwira mama wanjye ngo uwo mwana uhetse azaba umukozi w'Imana. Ubuhamya mbwubatse ku ijambo rivuga ngo hagaciro icyo Imana yavuganye nawe, kuko ari cyo gikomeye kandi kizasohora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nuko uyu muhanuzi aramubwira ngo uwo mwana uhetse azaba umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Kandi maze igihe kiza kugera Misiri cuma, ndakura, ngira n'amahirwe yo kujya kwiga, ariko kandi sinagize amahirwe yo gusoza kwiga. Naje gushaka uburyo nakorera amafaranga. Ndangije nza gukora akazi ko mu rugo, nkavamo nza gukora n'akazi k'ubunyonzi. Nza kuba umunyonzi, ntwara igare. Nakoreraga Igisenyi kuko ari naho mu rugo nabaga. Nuko naje
gukora aka kazi, ariko ijambo Imana yavuganye nanjye rigenda kuri njyewe. Ubuzima urimo bwose, iyo Imana yavuganye nawe, icyo mwavuganye muragendana. Icyo mwavuganye ntabwo kikuvaho. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nimba Imana yaravuze ko uzayikorera, uzayikorera. Wowe hagaciro icyo Imana yavuganye nawe, ukigendere, ugihagararemo, nta kabuza kizasohora. Rero naje kuba muri ka kazi k'ubunyonzi, ariko Imana yaravuganye nanjye ko nzakizwa nkaba umukozi w'Imana. Nuko igihe kiragera nza kujya gukoresha igare nakoreshaga mu kazi k'ubunyonzi. Maze gutaha kugira ngo nsubire mu rugo, aho nabaga mfite rya gare, numvishe ijwi mu matwi yanjye rirambwira ngo subira inyuma, wayobye. Ntekereza uburyo nayobye birancanga. Rirongera rirambwira ngo subira inyuma, wayobye, utangirire aho wakoresheje igare, ubone gusohorera ahangaha. Nasubiye inyuma nk'uko rya jwi ryabimbwiye, ndagenda njya gutangirira aho nari nakoresheje igare. Nuko ndamanuka muri kaburimbo yose, nageze ahantu mu nkomane y'umuhanda. Nuko ndangije ngiye kubona mbona marayika aramanutse amfata amaboko. Amaze kumfata amaboko aranzamura. Uhereye uwo mwanya nahise ingwa muri koma, ubwenge buragenda, sinahita amenya ibikurikiyeho muri uwo mwanya. Nakoze impanuka, amaboko yanjye aravunika kandi acikamo kabiri, ariko ntiyacitsemo yose, yasigaye afashwe n'imitsi. Amaboko yanjye acikamo, imodoka irangonga, nari ndi ku igare. Nuko naje kwicura, nsanga ndi hagati y'abantu benshi cyane banzengurutse. Harimo abapolisi, harimo n'abandi bantu bari bazi ngo ndapfuye. Igitangaje, nta mituweli nagiraga, ariko icyo Imana yavuganye nanjye nicyo cyangendagaho. Banzengurukije mu bitaro byinshi cyane, kugira ngo bamvuze. Aho nageraga hose baranyamaganaga, akavugana umuntu udafite mituweli. Mu bitaro by'i Musanze hari abazungu bavuraga ibintu bijyanye n'imvune, bakavura ibintu bijyanye n'amagufa. Aho ngaho rero Imana yarahanyerekeje, uwangwazaga cyangwa se uwamvuzaga anjyana mu bitaro by'i Musanze. Nagezeyo nsanga Imana yageze ku baforomo, nsanga yageze ku bagwaza, nsanga yageze ku baganga, nsanga yageze ku badogiteri, nsanga yageze ku bagwayi. Umbonye wese yangiriraga impuhwe, akavuga ngo muhere kuri uriya kuko ari we urwaye kurusha abandi. Nimvuga ngo amaboko yanjye yacitsemo, hari abantu benshi batekereza ngo kubera iki yacitsemo akaba tubona uyafite. Ntago mu maboko yanjye yacikiyemo ahangaha, yavunikiye aha, tugufa tugenda tuva mu mwanya watwo. Maze nageze kwa muganga, nza guhura n'abaganga Imana yakoresheje, cyangwa se barimo imbaraga z'Imana. Maze banyambika ibyuma biteranya amagufa. Ibyo ndabibana. Maze kubibana bivamo, banyambika ibikomeza amagufa. Ibyo nabyo ndabibana. Maze kubibana bimvamo, banyambika noneho amasima. Amaboko yanjye sima imwe yabaga ivuye aha, indi ikagera aha, yaba ivuye aha indi ikagera ahangaha. Noneho bari baranzirikanyije amaboko abiri, banzirika bande mu maboko, bayizirika no mu izosi, kugira ngo bya bisima bitabasha gucomoka. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana yabanye nanjye muri ubwo bugwayi bwanjye. Imana ntabwo yabashije kuntererana, yagumanye nanjye. Imana ishimwe. Kandi nuko nagwajwe n'umubyeyi wanjye, papa wanjye. Maze kwambara amasima, nza kuva kwa muganga njya kugwarira iwacu mu rugo. Nagezeyo rya jwi ryabaga muri njyewe, cyangwa se ryavuganye nanjye, rimbwira ngo subira inyuma, nurangiza ujye gutangirira aho wakoresheje igare, ubone gukika ahangaha. Ntabwo ryagumanye nanjye. Iyo nagiraga umubabaro n'agahinda mvuga ngo ubuzima bwanjye burahagaze, numvaga ijwi rimbwiye ngo humura, ndi kumwe nawe, ni njyewe wabikoze, nzakugirira neza. Ariko iryo jwi ntabwo nari ndisobanukiwe. Nabaye mu rugo
mba mu rugo igihe kinini ndwaye nambaye bya bisima, nari ngwajwe na papa wanjye, nuko twari duturanye n'urusengero umuntu aza kungira inama arambwira ngo tujyane gusenga, nanjye ndangije ndabyemera ndavuga ngo tugende. Twageze muri rwa rusengero, nuko nza kuhahurira n'umukozi w'Imana, yari yuzuye umwuka wera, ari umudamu, arangije yuzura umwuka wera arampanurira, arambwira ngo Imana irambwiye ngo uzaba umukozi w'Imana, niyo yabikoze kuriya na kuriya, avuga ukuntu nakoze impanuka kandi atarahari, arambwira ngo yavuganye nawe ko uzamamara ukamenyekana mu isi yose kubera imbaraga z'Imana zizakorera muri wowe. Arangije kuko nari nambaye ibisima byaranjyaga cyane, akandi ibisima byanjye, arambwira ngo ikimenyetso kikwemeza ko ari Imana yabanye nawe. Abandi iyo bambaye sima, hari igihe mu cyaro nyine, hari igihe zazagamo inda zikazamo imbaragasa, arambwira ngo wowe ibisima byawe nta mbaragasa zigera mu bisima byawe. Ndavuga ngo Imana ishimwe. Maze aransengera. Ikindi gikomeye yarambwiye ngo ibyo utikoreraga, ibyo bagukoreraga ugiye kujya ubyikorera. Najyaga kuri tuwarete banjyanye, nafataga ibyo kurya bantamitse, bakantamika kuko nta mbaraga nari mfite mu maboko zinshoboza kubasha kwigaburira. Nuko nageze mu rugo mbwira abanyitagaho, ndababwira ngo nahuye n'umuhanuzi uvugirwamo n'Imana, arambwira ngo ibyo abantu bankoreraga ngiye kujya mbyikorera. Noneho ubwo ngubwo ndangije naravuze ngo ni mu mpambure cya kigozi cyari kiri kiziritse mu izosi, bakinkubakira barakizitura amaboko yanjye, maze agira gute nyine ararekuka. Nagiye kuri tuwarete nkuramo agapantaro, mbona birakunze. Ndangije ndabana impumi ibyo kurya, bamereza ibyo kurya, nseseka akayiko mu dutoki, nzamura gake, nuko mbona biremeye. Imana ishimwe. Bijya byemera muri Kristo Yesu. Iyo abantu bavuze ko bitazakunda, iyo abantu bashyizeho umukono ngo ntacyo azimarira, Imana ijya ibasha kureba umuntu, ikamurebera mu itangiriro, ikamurebera hagati y'itangiriro, ikamurebera no mu iherezo, ikavuga ngo nubwo abantu babona nta nzira, ariko n'ahatari inzira ni mu kwanjye bizakunda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ishimwe. Kandi nuko nguko muri rwa rusengero baza gupanga amasengesho y'iminsi 2. Baje gupanga amasengesho y'iminsi 2 kuko nari nabonye y'ikimenyetso kinyemeza ko nzakira. Nanjye nahise mvuga ngo noneho ndajya muri ya masengesho, ndavayo nakize. Nagiye muri ya masengesho, ngezeyo turasenga, mbona abantu benshi bari mu mwuka bari gusenga. Nari nakunze Imana ivugira mu bantu, kandi ibyo yavuze bikagira gute bigasohora. Muri kera napingaga abahanuzi n'abitirirwaga abahanuzi ngo bakorana n'Imana cyangwa se bavugirwamo n'Imana, kuko ntabwo nabyemeraga, narabipingaga. Nuko nageze muri ya masengesho, nkabona abantu tuziranye bari mu mwuka ngo bari kuvugana n'Imana, nkabona abantu tuziranye bari kwizenguruka bavuga indimi ntumva, ngo bari kuvugana n'Imana. Naje kwifuza ya Mana ivuga, ndavuga ngo ese nanjye Imana yavugira muri njyewe. Nari nzi gusenga isengesho rivuga ngo ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa. Ibyo nibyo narinzi, ibyo kwa ariko Imana ishimwe ko ibera hose icyarimwe. Ayo masengesho niyo narinzi gusenga. Nagiye kumva numva mu matwi yanjye, cyangwa se muri njyewe haje mu isengesho rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe utanga, iyo watanze ugenera buri muntu wese kimukwiriye. Nabwiye Imana ngo nyemerera nonaha mbe umupastoro, cyangwa mbe umunyamwuka, cyangwa mbe umuvugabutumwa. Mbe umupastoro, umunyamwuka nyine bisobanuye kuba uri umuhanuzi, umunyamwuka cyangwa mbe umuvugabutumwa. Sinari nzi gutandukanya ibyo bintu uko ari bitatu. Nabisubiyemo inshuro 3, nkibisubiramo nagiye kubona mbona igisenge cy'inzu kivuye, igisenge cyagwa rusengero, umuyaga mwinshi cyane uraje uragihusha uragitwaye. Maze kugitwara nagiye kubona mbona marayika w'Imana
aramanutse, amaze kumanuka nagiye kubona mbona nanjye mpagararanye nawe, noneho yambwiye amagambo akomeye, arangije arambwira ngo reba bariya bari kuvuga ko imbaraga uri gukurana nazo atari iz'Imana ahubwo ari imyuka y'abadayimoni. Arangije arambwira ngo bari kuvuga ko Imana itahamagara umuntu umeze nkawe, kuko numvaga abantu bongorerana bakavuga ngo ari mu myuka, ngo ni imyuka mibi imufashe, ntabwo ari umwuka w'Imana. Kwa kundi gitanga, kwa kundi umuntu wenda ashaka kuzura umwuka wera, hari wenda abantu babona ko utawuza, kuko nambaye ibisima deja mu buryo bw'umubiri, cyangwa abantu bari mu mubiri ntago bari kumva ko Imana yahamagara umuntu umeze gutyo. Arambwira ngo bari kuvuga ko uri mu myuka mibi, ariko ngo arambwira ngo umwuka nguhaye uzakugendesha mu ndege, uzakugendesha mu modoka utateze, uzakugaburira, uzakwambika, uzamamazwa n'umwuka nshyize muri wowe. Arangije arambwira ngo kandi abazagukunda ntibazaba benshi, ariko abantu nibakuvaho njye sinzakuvaho, nzagumana nawe. Imana ishimwe, turashimira Imana yuko abantu bajya bagenda bakava ku buzima bwacu, ariko Imana ikatugumaho. Wibuke nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbese umwana mbese umubyeyi byashoboka ko yihakana umwana we? Bibiliya iravuga ngo yego yamwihakana, ngo ariko ngewe sinzakwibagirwa. Ntabwo Imana izakwibagirwa wa mukobwa we nuhagarara mu mugambi Imana ishaka kuhagararamo. Ntabwo Imana izakwibagirwa wa musore we, ntabwo Imana izakwibagirwa wa mugabo we, ntabwo Imana izakwibagirwa wa mudamu we. Ikintu Imana igushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni uguhagarara muri pozisiyo Imana yakuremeye ishaka kuhagararamo. Amen. Noneho ubwo ngubwo yanyambitse isaha ku kuboko, arangije arambwira ngo iyi saha nkwambitse, igihe cyo gusenga nikijya kigera uzajya ubimenya, uzajya ubyuka usenge. Yayinyambitse mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu nkunda isaha. Ngewe buriya naho isaha yabitabara, ariko nk'abanyambaye mba numva ari ibyo ngibyo. N'ubu ngubu iyi ngiyi umbajije ngo nijyari, nshaka kubwira ngo ni saa 4 kandi ari saa 5, ariko Imana ishimwe ko Bibiliya iravuga ngo niko Yobu yabwiye, niko Imana yavugiye muri Yobu. Bibiliya iravuga ngo muri Yobu 28:28 ngo Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uko umuntu yaba ameze kose, ariko ubwenge bw'Imana buri kuri we, ibintu biremera. Ukeneye sapoti y'ubwenge bw'Imana. Amashuri ufite hakenewe ubwenge bw'Imana, amafaranga ufite hakenewe ubwenge bw'Imana, inzu nziza ubamo hakenewe ubwenge bw'Imana. Imana ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ubwenge bw'Imana burakenewe nshuti yanjye. Nuko naragiye anyambika isaha, noneho ubwo natahanye impano y'ubuhanuzi, cyangwa se impano yo kuba nasabye kuba ndi umunyamwuka, natashye ndi umuhanuzi. Nageze mu rugo isaha ya saa 9 igeze, mbona urumuri rukubise mu maso yanjye, nitegereje nsanga ku kuboko nambaye isaha, urumuri rw'isaha rwo runkubise mu maso. Ndabyuka ndasenga, maze gusenga nagiye kubona mbona abantu bari mu rugo bahindutse ukundi nyine, kuko aribwo nari ntangira kwerekwa. Hari igihe warajya umuhanuzi ashobora kubona umuntu, yamubonaga nk'umuntu ako kanya kitabona ahindutse imbwa, bitewe n'uko umwuka w'ubusambanyi ugenda kuri we, cyangwa itabona umuntu wari umuntu ahindutse ikindi kintu bitewe n'ibimukoresha, cyase bitewe n'ibyo akorana nabyo. Nanjye nagiye ko mbona mu rugo hahindutse ukundi. Natangiye kujya ngenda nirukana abadayimoni mu rugo, birabayobera, birabacanga, biranabatungura, bayobegwa ibintu byaneye cyangwa ibintu byamfashe, kuko babonagamo ise mpinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Rero naje kugera mu buzima, ababyeyi banjye ntibabyishimira, baranyanga. Bigeze aho na papa wanjye arandeka, arangije arambwira ngo
kuko yararambiwe ibyo nabagamo nirirwa mvuga nirukana abadayimoni, saa 9 zikagira nkirukana abadayimoni. Arangije barambwira kuko nyine mu muryango wanjye ntago bari bakijwe, barambwira ngo aho kwirukana abadayimoni ni wowe ubazana. Imana ishimwe cyane. Kandi nabaye muri icyo kigeragezo, ababyeyi banjye ntibamvuga neza, baranyanga, abo tuvukana baranyanga, ariko Imana ntabwo yamvuyeho. Iyo nagiraga umubabaro w'abantu banyanze narasengaga, Imana ikambwira ngo mbese abantu bakwanze, ariko njyewe Uwiteka wabaremye nawe nkakurema nkagukunda, byaba bigutwaye iki? Nanjye koko nkumva ntacyo byaba bintwaye, nkagumana nyine iryo humure ry'Imana, nkarigumana. Imana ishimwe, nkagumana n'Imana. Ndagira ngo nubwo abantu batari ku buzima bwawe, ariko amaso yawe yakure ku bantu uyahange ku Mana. Birashoboka ko umugabo yakureka, ariko Imana ntizakureka. Birashoboka ko abo muvukana bakwanga, ariko Imana ntizakwanga. Birashoboka ko ababyeyi bawe bakwanga, ariko Imana ntizakureka. Amaso yawe yahange ku Mana, amaso yawe yarebeshe ku Mana. Imana ishimwe. Va mu mugongo w'abantu ujye mu mugongo w'Imana. Umuntu uri mu mugongo w'Imana hari ibintu bitamureba, iby'ibibazo by'isi ntibimureba, birareba uguhetse. Imana ikuburanire kandi Imana ikuvuganiraho abantu batakuvuganira, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabayeho rero muri ubwo buzima, abantu banyanze, abantu bandetse, ariko nubwo abantu bari bandetse, Imana ntabwo yari yandetse, yari iri kumwe nanjye. Rero nari nshatse kuvugana nawe kugira ngo nkubwire ngo wibabazwa nuko abantu bakuretse, wibabazwa nuko abantu bakwanze, wibabazwa nuko ababyeyi batakuvuga neza, wibabazwa nuko abo muvukana bari kure yawe. Nubwo bari kure yawe, Imana iri kumwe nawe. Amaso yawe yahange ku Mana. Imana igusaba ni ugukiranuka, kubera ko Imana irashaka ko uhagarara mu gukiranuka kugira ngo iguhagarike muri pozisiyo yakuremeye. Imana ishimwe cyane. Nari ngambiriye kukubwira ngo nubwo abantu bari kure yawe, ariko Imana irahari. Ihanganira ibyo uri gucamo, ihanganira ibibazo urimo. Imana ntabwo yakuretse, kubera ko ibibazo ni inzira yo kugira ngo ibisubizo bibone aho bica. Imana ishimwe. Reka nkusengera Imana, wowe wari uri mu bibazo, wari uri mu ntambara. Nzagaruka nkuha ikindi gice cya kabiri cy'ukuntu byaje kugenda, kuko ubuhamya bwanjye ni bunini cyane. Nabuvuga muri make ni munini cyane, ntago nabuvuga umunsi umwe ngo burangire. Rero nzagaruka maze nza n'ikindi gice cya kabiri, ibintu bizagenda neza. Reka dusengane Imana. Waba uri mu mubabaro, waba uri mu gahinda, abantu baba barakwanze, imiryango yaba yarakwanze. Narakijijwe muri uwo muryango, abantu bajya kure yanjye kubera ko bari bavuze ko mbavuyemo, bari bavuze ko abadayimoni banteye mvuye mu muryango. Ariko ntabwo ari abadayimoni. Ikintu Imana yavuze ku muntu irakirinda, kandi icyo Imana yavuze ntabwo bakiba, ntabwo bakiroga, oya. Umugambi w'Imana ntabwo uyoba. Ikintu Imana yavuganye nawe kizasohora. Impamvu wari uri mu bibazo bingana nk'ibyo uhagazemo ni ukugira ngo bibe inzira yo kugira ngo umugambi w'Imana ugusohoreho. Amen. Mana, mu izina rya Yesu, nsengeye uyu mukobwa, nsengeye uyu musore, uyu mugabo n'uyu mubyeyi, aba bari mu bibazo bingana nk'ibyo nari ndimo. Mwami Imana, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mana, ndasenze kugira ngo ubabere Imana, ubabere ku rugamba. Hari abari kurira bakeneye kubahoza, hari abafite agahinda bakeneye kubarengera, hari abari mu bukode, hari abari mu madeni, hari abanzwe n'ababyeyi, hari abanzwe n'imiryango, hari abanzwe n'abantu kubw'impamvu y'icyangiro Satani yabashyizeho, cyangwa kubw'impamvu y'umuhamagaro ubagerageza. Ndabasengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zururukire ku bana nabo, mu izina rya Yesu. Umugambi wawe usohore ku buzima bwabo. Urakoze Kristo mwiza, kuri Imana ije kurengera abawe, kandi kuri Imana ije gukura abantu mu mubabaro no mu gahinda. Kubera ko wa muririmbyi yararirimbye ngo humura, ntabwo uzahora ubabaye, ntabwo uzahora ubabaye.
gira abantu usetsa bamaze igihe kinini mu mubabaro, mu izina rya Yesu. Narakubonye ukura amarira ku maso yanjye, narakubonye unkura mu ruzerero, narakubonye umpa icyerekezo, narakubonye umbera umubyeyi abambyaye ntabahari banyihakanye. Ushimwe. Niko nsengeye uyu mwene data, buri wese unkurikiranye, Imana nimurengere, umugisha wawe nube kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.